nkomeje kukwifuriza kugira ibihe byiza nshuti mukunzi wa Rukizangabo Shami Official TV, cyane cyane umukunzi w'amateka y'u Rwanda. Ubushize nakugejejeho iby'igitero cya Mirama, nkugezaho ibitero byose, ariko cyane cyane igitero cya Mirama nakikugejejeho, nkugezaho iby'urupfu rwa Mpembwe, umwe mu ngangurarugo, igitero cyo Murito kwa Rugigana. Ibyo byose nabikugejejeho kuri Rukizangabo Shami Official. Nkugezaho igitero cy'Ibumpaka, ariko noneho nakugejeho n'ihohoterwa rya Murorunkwere. Hanyuma y'ihohoterwa rya Murorunkwere habayeho guhorera Murorunkwere, ariho harimo uru rupfu rwa Rwampembwe. Rwampembwe yazize ko yaburiye Nkoronko ko bazamwica, icyo ngicyo kiba kivuyeho, hanyuma aricwa Rwampembwe. Hanyuma noneho haza gukurikiraho igitero cyo mu Butembo, ari nacyo ngiye kukugezaho, kimwe mu bitero byagabwe n'umwami Kigeli wa kane Rwabugiri. Ubwo birumvikana ko ari igitero cya nyuma y'igitero cyo Murito. Nshuti bakunzi bacu rero, kanda subscribe niba utaragira muri uyu muryango, ukande share ku biganiro byacu, ariko nanone ndagukangurira kuduha igitekerezo kuri ibi biganiro byacu. Ikindi, wihangane iri jwi muri iki gihe harimo ihinduka ry'ikirere, ku buryo ujya ukumva hari ibyatangiye kuza utabihamagaye. Nyuma y'igitero cyo Murito, ari nacyo cya gatanu mu bitero bya Kigeli wa kane Rwabugiri, yongeye gutera mu Butembo n'Ibuhunde kwa Karinda. Yahateye ari Rwamaraba mu Marangara. Abari Rwamaraba turabasuhuza cyane. Umugaba w'icyo gitero aba Rudakemwa rwa Sakufi w'Umusharangabo. Uyu mugabo akaba yarazwiho n'umurya w'inanga cyane, ariko iryo tabaro na Rwabugiri yarigiyemo akurikiye ingabo. Yenda guhaguruka rero, yabonye intumwa za Mwezi Gisabo umwami w'u Burundi, zari zigizwe n'abaganwa batatu n'imperekeza zigera ku 100. Azimenyesha ko nta mwanya afite wo kuzakira, azibwira kwihangana kugeza igihe azatabarukira. Azishinga Mugabwambere wa Nyamutera ngo azijyane i Kanyinya, Kayanze, Ishyorongi, azifatireyo neza bihagije. Abari kuri Yanze, abari i Kanyinya, abari Ishyorongi, aho ngaho turabatashya cyane, amateka namwe arabibuka. Rwabugiri akurikira ingabo atabarana nazo. Icyo gitero ntabwo cyagarukiye i Butembo n'Ibuhunde hasa, bakomeje no mu bihugu byo hakurya yabo. Iryo tabaro baritinzemo bisingira umwaka ukurikira uwo batabayemo, batarubaruka batsinze Ubutembo n'Ubuhunde. Nshuti bakunzi bacu, iyo tubabwira ubutwari bw'Abanyarwanda, iyo tubabwira ubutwari batwishumikiye umushumi, mujye mubyumva ahangaha. Tekereza kugaba igitero abantu bakagenda bakarwana bakamarayo umwaka. Ikindi gitero cyahawe Muvunyi ngo akibere umugaba ni icyatewe Ibuzi n'Ibuyungu. Batabarutse bahatsinze hombi. Nibwo umwe mu bagore be, Mucuma wa Rwampembwe, yahimbye inanga yitwa Uramutashye. Rudakemwa nawe ahimba indi yitwa Uko Yatabaye. Asa nababwiye ko Rudakemwa rwa Sakufi ari umuntu wari umucuranzi w'inanga cyane. Icyo gihe nawe yahimbye inanga yita ngo Uko Yatabaye asa. Hanyuma undi nawe arahimba wa mukobwa Mucuma wa Rwampembwe, wa wundi twigeze kubona wahorewe Rwabugiri Murorunkwere, nawe aririmba Uramutashye. Umwami ageze i Rubengera, barazimutura izi zombi. Biraro bya Nyamushanja nawe yahimbye icyivugo cy'umuheto cyitwa Inkataza kurekera ya Rugombangogo.
intwari yabyirukanye gutsinda, nawe agitura Rwabugiri. Inkataza kurekera Rugomba Ngogo, iki ngiki murakizi cyane. Ubwo Rwabugiri yari amaze kugera ibitero 7, kandi yari yararongoye abandi bagore 2 aribo Mucuma wa Rwampembwe na Nyirabaziga. Ubwo bari bakwiye kuba 12, ariko 3 yari yarabishe mu gihe yahoreraga nyina, yari asigaranye abagore 9. Reka noneho nshuti bakunzi bacu, nyuma y'icyo gitero cya hariya maze kubabwira, reka mbagezeho ihorerwa rya Murorunkwere, noneho indunduro yaryo, kuko nakomeje kubabwira uko yagiye ahorerwa gake gake, ariko noneho indunduro yaryo yabaye iyihe. Mubo Rwabugiri yishe ahorera nyina waherutswe ni Nkoronko. Murabizi ko Nkoronko inzuzi zari zitamwereje, zikera zikongera zikirabura. Ba Rwampembwe baramuzira kubera ko bari bamuburiye. Ikindi kandi akaba yari afite ingabo zikomeye, kugira ngo ujye kuzicaho, ujye kumuhora byari bikomeye. Ariko igihe cyarageze, Nkoronko nawe arabizira. Kugira ngo yicwe byabanje kuruhanya, nk'uko nari maze kubabwira. Ariko Rwabugiri atabarutse i Butembo no mu Buhunde, yasanze ingabo za Nkoronko zaramwanze, kuko zari zararehejwe na Rwabugiri, ari zaratangiye kumuvaho. Ahangaha rero biba bikomeye. Nkoronko yari asigaye wenyine, ari nta ngabo agifite, ameze nabi rwose. Ingabo zamurwanaho ntazo agifite, yigunze mu rugo rwe rw'Ingoma na Nyagisozi, muri komine, ahangaha rero hahoze ari komine Mugina. Ari we ari n'abana be, imitima yari myinshi, baruzi ko gupfa kwabo kwageze kandi kwegereje. Aho Nkoronko amenyeye ko umwami yatabarutse ari Rubengera, ahitamo kumwishyira ngo amukoze icyo ashaka, nibura apfe ku mugaragaro. Umva ubutwari ariko nabwo. Aragenda ndetse ajyana n'abana be 8. Abo ngabo rero hari harimo uwitwaga Ngangurarugo. Murabizi iri zina ntiyari kuritetereza, kubera ko Nkoronko yari yararewe mu Ngangurarugo cyane, ndetse yasaga yigeze gusa naho ari we nyirazo. Hari hariho Kibuje, hari hariho Ntagwabira, hari hariho Mihiga Kamondo, hari harimo Zimurinda, hari hariho Mesarubango, hari harimo Rukangankagwe, hari hariho Ndangamyambi. Urumva ayo mazina yose, ayo mazina yari ay'abana ba Nkoronko. Bageze kuri Gishwero bahura na Mbonyuwontuma, umutware wo mu Mvejuru. Urumva yari umutware, Mbonyuwontuma yari umutware w'abaparakomando. Arava bafata abajyana iwe, atuma kuri Rwabugiri ko yafashe Nkoronko n'abana be. Rwabugiri amutumaho ko babicira ku Kanyaru, ku nkiko z'u Rwanda n'u Burundi. Rwabugiri ashaka gukiza abana ba Nkoronko 2, aribo bita Mesarubango, Ngangurarugo na nyina wabo bahungu witwaga Sharankima. Abo ngabo rwose yashakaga kubakiza ntibapfe. Reka mbabasubiriremo. Uwa mbere yari Mesarubango, uwa kabiri yari Ngangurarugo na nyina wabo bahungu Sharankima. Abo ngabo ntiyifuzaga ko bapfa, ariko Nyirimigabo aranga, yemeza ko bapfa, hagakira Ndangamyambi Musa. Icyo Nyiringabo yavugaga cyaremerwaga, icyo Nyirimigabo yavugaga cyaremerwaga ako kanya rwose. Mbonyuwontuma abashorera ari imbohe, abagejeje ku Kanyaru, maze babahukamo barabica. Ubwo hari abantu b'ibwami bari baje kureba uko bicwa. Nkoronko abatuma kuri Rwabugiri ko Mbonyuwontuma yamuboshye, akamubohera iwe mu nkike bitari bikwiriye. Ati none musabiye gupfa kandi ntumubabarire,
koko rero Mbonyontuma aricwa nawe kubera ko yatinyutse kubohera se wa Rwabugiri iwe mu nkike. Murumva rero gupfa ni kimwe, ariko hari ugupfa uri umugabo. Urumva ko Nkoronko yapfuye ari umugabo, kandi yapfuye agifite ijabo n'ijambo, yapfuye agifite ibyo ategeka kandi bikemerwa. Erega aba bagabo bari bazi iby'imihango y'ubwiru, yari azi ko umuntu akoze atya n'atya n'atya niyo yaba abikoreye umugome, ariko ibyo akoze bitaba ari byo. Kumubohera mu nkike rero cyari igisuzuguriro. Ntabwo byari bikwiriye umugabo nka Nkoronko kumubohera mu nkike. Ni nayo mpamvu Nkoronko yari yafashe icyemezo, we n'abana be 8, kugira ngo bishyire Rwabugiri apfire ku mugaragaro. Kujya kumuhinahinira mu nkike rero cyari icyaha gikomeye, haba mu bwiru, haba mu buryo bw'imihango yakorerwaga abagabo bari bakomeye nka Nkoronko. Ntibyaba ari byo. Mbonyontuma rero nubwo yari umutware w'abaparakomando, nubwo yari umugaba w'ingabo z'imvejuru, ibyo ntibabikanzwe, ahubwo Mbonyontuma nawe yarishwe nk'uko Nkoronko yabitegetse. Inshuti bakunzi bacu, abakunzi b'amateka y'u Rwanda, abakunzi ba Rukizangabo Shami Official TV, naho ngaho dusoreje ihorerwa rya Murorunkwere, ariko twarifatanyije n'igitero cya Zabutemiriye. Ihorerwa rya Murorunkwere ryabaye kubera ya mateka yose nababwiye, uburyo bamubeshye ko atwite, akaba atwite inda ya Seruteganya, kuko umugabekazi icyo gihe byonyine kumva ngo hari umuntu wuriye uburiri bwe yari amahano. Noneho rero kugira ngo uburiri bwurirwe n'umugaragu we, umugaragu w'urugo rwe nka Seruteganya, byari ibindi. Ngibyo rero, ngibyo burya icyo umuntu, hari umuntu wigeze kuvuga, cyangwa se umugani wigeze kuvuga ngo akaboko gafashe ingoma ngo gashirwa ari uko bagaciye. Nkoronko yari umugabo ukomeye cyane, yarigiye inka z'inzirungu zari zivuye hakurya iyo ngiyo za Mpororo, zawoherejwe na Gisiribobo, kubera ko yagombaga kwitwararika kugira ngo ingabo za Rwabugiri nizigerayo zizamuha amahoro, ntizizamuhungabanye. Izo nka z'inzirungu rero nizo zakuruye ibibazo, nizo zakuruye ikibazo ibwami. Nkoronko arazirigira, ariko amaze kuzirigira Murorunkwere, kuko hari harimo n'akandi kantu ka Murorunkwere ko yabaje kuba umugore we, aragenda abazigabiye Seruteganya, umutware w'urugo rwe, maze ishyari rivamo aho ngaho, ishyari rizamukira aho ngaho. Ishyari ni ishyano, kuko hari igihe rirangira ritwaye nyir'ukurigira. Nguko rero nuko niko byagenze. Nkoronko arigiriramo ibibazo kugeza apfuye. Si n'ugupfa gusa, ahubwo arimbukiramo n'umuryango we, abahungu bariya bangana kuriya n'abagore be. Ni ikintu kibi cyane. Icyo tuvuga amateka, ariko tuba dukwiye no gusaruramo byinshi, amasomo menshi, kuko hari igihe ukora ikintu kibi kikazagenda ku muryango wawe, umuryango wawe nawo ukazabigwamo. Bityo abantu bakuru tuba dukwiye kwigengesera kugira ngo hatazagira upfa urwo atazi, ahubwo arukuriwe nawe, nk'uko Nkoronko tubona byamugendekeye. Abakunzi b'amateka yacu, tuzakomeza tubagezeho amateka. Dore nk'ubu muri editions cyangwa se production, cyangwa se mu biganiro by'ubutaha, tuzahera ku ntumwa za Mwezi Gisabo mu Rwanda, za zindi babaye bashyize za Kanyinya kugira ngo umwami abanze atabare. Bakavuga bati ntimuzabafatiriyo neza. Mbonyontuma bakaba bari bamuhaye. Hanyuma tuzakurikizaho nanone igitero cya kabiri cyo kwijwi,
iki ngiki nacyo tuzakibagezaho uko cyagenze. Ni na kirekire rwose kuko cyabayemo ibitendo bikomeye. Igitero cya gatatu cyo ku Ijwi nacyo rero dushobora kuzakibagezaho, hanyuma tukabagezaho umugabo wari waradubereye inkoko mbisi nk'umuheto wandiyunze witwa Kabego. Kabego yari yaratuzonze cyane, iki gitero cyaramuhitanye ariko nawe asiga amateka. Komeza ukurikire Rukizangaho Shami Official TV umenye iby'amateka yacu, umenye inkuru nk'izi. Baragije Imana naho ubutaha.